nafashije uyu ndibuka Hezekiya. Yesaya yatumye kuri Hezekiya, Mana yatumye Yesaya, naramubwiye iti genda umbwire Hezekiya igihe cye cyageze ko agiye kugwengera. Yesaya aragenda ati Hezekiya we, Mana yantumye ngo ibyo bya nyuma bahukwa nyuma ugiye kugwengera. Ararangiye. Hezekiya arangira arapfukama yavuga ati Mana sinahinyura ibyo uvuze ariko Mana pene nshaka ndacyakumbuye kubaho guhumeka. Arahaha arashaka amayo kwishura abakozi bahinze, arashaka gushakamo udufaranga tw'imbuto yo gutera, kavuga ati nsaguye 15 kangurire mu uyu mwana ikabutura. Niganaga ikabutura muri primaire ifite imikaba 2, izi mikaba zifata umukandara, gwabaga guri iburyo bw'umwe gundi ibumoso, ashiramo umuvovo ikirere kubaza insina. Naragipfundikaga nazamura imbere inyuma ikamanuka, nkumva induru mu bantu ngo zamura udatera abana iki umwako. Nazamura imbere inyuma imbere ikamanuka. Oh my God. Ariko ibyo byose ifite uko ibikora, ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera kumara igihe kinini mu ntambara, ukababara ndetse ukanahangayika. Ijya yemera kugeragezwa n'uwo mufatanyije umurimo, ukababara ugahangayika ukibaza ndi umunyabyaha ndi iki, kuki ibi bintu byose ari ngiye bizaho. sesa basi Imana yahaye no ku bandi bakanduhura. Hari Imana igikigeragezo kumva yaparitaja no ku bandi basi bakagutsa. Ariko ibyo byose nubwo byabaga narasengaga, nashaka gusenga, gakunda ku karago ku gasambi, ntabwo igihe kurari zimwe zakoze ibyumba by'amasengesho yabaga umudugudu n'ibyumba hirya no hino, tende ngasenga, Mana ikavuga iti reka ntahe tuzasubira. Ni ikihe kintu kimwe yego ujya wumva umwana wawe atazabura kumenya cyangwa atabura kumenya? Kuvuga ngo iki cyo umwana wanjye wese agomba kukimenya. ayewe mwana wanje nubona iminsi gukomeye amashi, uzibuke bya bihe wabayeho nta n'umukozi. Mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza, hindura isengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye. Uzature uti sinjye uriho, ni datawe wenyine wahawe ikaze muri njye. Haleluya. Nguzature uti sinjye uriho, ni datawe wenyine wahawe ikaze muri njye. Maze utegeka umutima kureba iby'isi nk'igihombo, utegeka akanwa uvuga ibifitiye abandi umumaro. Ibi bintu rero iyo ntekereje ibi bintu ubuzima, izi mpano zose ubuzima, uyu mwana wawe se ni bikoko
wajya ureka tukaganira ibindi ntunganize ibintu byo kunyibutsa inzira nanyuzemo wa mugabo kandi utazaje uratuma ntazi burya ubaga wanteze umutego nkaza ariyo gahunda ufite. uyu mwana uririmba ninde kuko uri guhiza impuguro ariko mwabantu niba wumvise gukomeye amashyi uzibuke bya bihe wanyuzemo hano mukuzi muzirinde kugarama ngo mudamarare. Munyamurengo yarahaza atwika ikigega. Pardon? Munyamurengo yarahaza atwika ikigega ngo ntanzongera gusonza. Mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza, hindura isengesho ryerekeze ku mihana z'abandagaye. Mwana wanje n'umarisi Meyamashi uzibuke bya bihe aye muntano mukozi. Mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza, hindura isengesho ryerekeze ku mihana y'abandagaye. weho ufite ijwi ariko nawe ntiboroshye. uzature utisinjuriho ni data wenyine wahawe ikaze muri nge, maze utegeka umutima kureba iby'isi nk'igihombo uburebure, tegeka akanwa kuvuga ibifitiye abantu umumaro. uraza no kwakitinga mu y'indirimbo amamvu cyangwa biri kukurenga. hari igihe tuba turi nko mu materaniro ukabona umuntu araje imbere mu mwanya w'amashimwe, herere mfashe mikrofone, ndashima Imana yaramfashije, navukiye mu gikoma cy'avoka kuva navuka, isukari ntirabura mu rugo, umva nkorana miliyoni ku kwezi ku mufuka yo kurya, mbese dufite miliyari wacu mu mpera Imana icubahiro. Hari umuntu hariya udafite n'imijonjoro, uducenco tw'utujumba, warariye umushogoro, abana baburaye, minivare zabuze, muje muragabanya kugwenyuka. Gushima nabyo nibyo si bibi, menya aho ushimira utagiye gukomeretsa abantu. ishimwe ryawe ntirihinduka igikomere, ntibihinduka abantu igikomere. ishimwe ryawe ntirikwiye kudindukira igikomere. ugiye gushima ko ngo uhaze, ngo iwacu tumenye ibiryo. Imana ko nsigaye ndya nkamena ifiriti. iyi nkamena ifiriti mu mpera Imana amashiga spesiyali baya ku mutehari ntabwo ndi kubyibuka gusa iyo bari kugakoma nibyo nibyo iyo bari kugakoma ndabyinaga, nje kugakoma bikananira, bibaga biryoshye ujyaga ngo ni akazi ariko tubivuge tubisubire. hari amashimwe atakwiye kubera abandi bikomeye, amashimwe gushima Imana naho kuvugira ishimwe ryawe ni uburyo bwo kuritanga. ariko byibuze aho kugira uzuvuge ngo wavutse mu buzima bwiza, uracaye mu buzima bwiza, wabayeho mu bwiza, vayo ushima Imana uti Mana ndagushimiye ko wampaye ibyo gufasha abantu, nafashije uyu. Ndibuka Hezekiya, Yesaya yatumye kuri Hezekiya, Mana yatumye Yesaya, naramubwiye iti genda umbwire Hezekiya igihe cye cyageze ko agiye kugwengera. Yesaya aragenda ati Hezekiya we, Mana yantumye ngo ibya nyuma bahukwa nyuma ugiye kugwengera, urarangiye. Hezekiya arangira arapfukama aravuga ati Mana sinahinyura ibyo uvuze, ariko Mana pene ndacyakumbuye kubaho guhumeka. Aragenda yibutse Imana ati koko Mana impfe n'ukuntu nafashije aba bantu bari bashonje, n'ukuntu nubatse insengero, n'ukuntu nagize nkawe wakwibutsa iki Imana igutumyeho Yesaya? ushaka kugwenyuka mbere y'abantu ngo ufite imodoka ngo ya miliyoni 500 ngo urashima Imana, hari n'udafite n'igare. Muje mwiga kugenda nka Yezu, mukora amabanga gusa muzirikana Imana mu mitima yanyu. Yego
iryo ni isomo ry'umunsi. impamvu ibyo byambayeho nigeze kuburara ibiryo bari kubimena. Tekereza noneho icyo gihe cyumva umuntu mu rusengero byuka ninjoro byashimye nkaja mu bikari by'inzu z'abantu nkareba aho bamenye ibikoko by'umuceri bya kawunga nkabitoragura. burya Imana igufiteho umugambi warya n'imyanda ntupfe. subiramo ako kantu. Imana igufiteho umugambi warya n'ibitaribwa ariko ntupfe. kandi nabiraba ngo muzarya ikica ariko ntikizabica. iyo uzagendana inkoni y'Imana utakurusha gusenga ntazagutera ubwoba. utakurusha gusenga ntakajya gutera. wa mugabo we wabonye Imana. ngo nshime Imana yo mu ijuru mfite icyo nyishimisha yarandinze irandokora niyo nkamuhoraho. tumushime niwe data woraho. turakomeje n'inkuru yacu y'igice cya mbere twaganiriyeho tubwira abantu ngo tuza kuyikomeza. wareka nkitahira. n'ibyo bintu uvuze bitumye nibuka byinshi mu byo wavuze mu gice cya mbere cy'ikiganiro. ubayeho muri bwa buzima tubwiye utandukanye n'ababyeyi ugiye mu buzima bwo kwipapa ndetse no kwimana. nababwiye ko ugiye kurwana na buriya buzima. twari tugeze ahantu wari uri gufata ikayi imwe ukayihindura alubumu ukayihindura amakayi yose ukeneye mu ishuri mapuro 2 isomo wandikaho. tubwire noneho hakurikiyeho iki? ubuzima bwakomeje ute muri kiriya gihe? harya wari uri muri segonderi muri Toronkome. twibutsa abantu ko dukomeje igice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu. Toronkome tugendera muri Toronkome. niganaga amakaye 2 yego gagasuku tudutoya ni musana yewe tw'impapuro 16 uruhande tuvuye mu ruteranyizo rw'ikayi. uruhande rumwe rukaba rurimo amasomo 4 urundane kugira ikayi isigaye nayimfashe agandi masomo asigaye. twibutsa abantu ko byaterwa n'uko wabuze ubushobozi bwo kugura byibura amakaye 3. bwari ubushobozi. icyo bakibuke. yego nigaga uyu munsi ejo nagaruka kwandika interuro 5 kabirarangiye kandi abandi barakomeje. nta bushobozi mfite bwo kwandika. nkasaba abagenzi banje nti wampa urupapuro twaho ikintu ngiye kurumaza. uruha yaruma mu kanya ngasabuni gamakaye naragahinaga kagashira mu mufuka mu ikofi kuyagendana gutya ari 2 ahubwo igihe ntuzingazinze tukaba miviringo nk'iri cupa kadutwara guca mu kibuga. reka mbabwire Imana ntimenyerwa. iyo uzagendana inkoni y'Imana ikunyuza mu bikomeye. wihangayika umugore arakunaniye umwana arakunaniye ijya yemera ko byose bitugeraho. ijya yemera ko byose bitugeraho. ijya yemera kumara igihe kinini mu ntambara ukababara ndetse ugahangayika ukababara. ijya yemera ko byose bibageraho bingeraho. hari igihe usuzugurwa n'umwana wawe waramwibyariye. hari igihe ugeragezwa n'umwana kandi ari wowe wamwibyariye ukababara ugahangayika ukibaza utese Mana ukibaza uti mbese nabyaye nabi. niba mbyibuka parto harya ubwo iwanyu bari barihe? birumvikana nababwiye ko bitabye Imana ababyeyi banje
nta nari mfite mukuru wanje cyangwa mushiki wanjye cyangwa unkurikira nari ndi imfura bapfa nkiri mutoya ariko byose byari mu mugambi w'Imana. Nari mfite amezi muri 7. Niyo banyetse ku ifoto mbona mama yari yarapfuye ijisho rimwe sinabihakana. Yego ubyemera utyo sinanabyemeza ariko ntabwo bambesha abandese nazwe no kwa nyogokuru nabo ubuzima bwari bukomeye. Ndibuka nshiga primaire kaka yajanaga ibijumba ku isoko umufuka w'ibijumba bakamuha igiceri c'100 arahaha ashaka amayo kwishura abakozi bahinze arashaka gushakamo udufaranga tw'imbuto yo gutera kavuga ati nsaguye 15 kangurire mu mwana ikabutura. Niganaga ikabutura muri primaire ifite imikaba 2 zimikaba zifata umukandara gwabaga guri iburyo bw'umwe gundi bumoso ashiramo umuvovo ikirere kubaza insina naragipfundikaga nazamura imbere inyuma ikamanuka nkumva induru mu bantu ngo zamura udatera abana iki umwako nazamura imbere inyuma imbere ikamanuka. Oh my God. Ariko ibyo byose ifite uko ibikora icyo yemera ko byose bitugeraho ijya yemera ko byose bitugeraho ijya yemera kumara igihe kinini mu ntambara ukababara ndetse ukanahangayika ijya yemera kugeragezwa n'uwo mufatanyije umurimo ukababara ugahangayika ukibaza ndi umunyabyaha ndi iki kuki ibi bintu byose ari ngiye bizaho basi Imana yahaye no ku bandi bakanduhura hari Imana igikigeragezo kumva yaparitaja no ku bandi basi bakagutsa. Ariko ibyo byose nubwo byabaga narasengaga nashaka gusenga gakunda ku karago ku gasambi ntabwo igihe kurari zimwe zakoze ibyumba by'amasengesho yabaga umudugudu n'ibyumba hirya no hino tende ngasenga Imana ikavuga iti mwana wanje uzagwa mu mugezi ariko ntiguzagutembana bivuze ngo bizakubaho ariko ijya yemera ko bitugeraho uzarokoka uzaca mu muriro ntuzasha Imana bimbwe ahitwa mu ijenda by'igisenyi hari ubutayu dihumura uri mu ishuri ariko tegeka umutima wawe kubona iby'isi nk'igihombo tegeka akanwa kawe kuvuga ibifitiye abandi umumaro. Mwana wanjye none isi gukomeye amashyi usibuke bya bihe wabayeho nta n'umukusi bigomba kubaho. Mwana wanjye nubona ubuzima bugenda neza hindura isengesho ubyerekeze mu mihanda y'abandavuye. Narakomeje ubuzima bwo kwiga niga bigoye. Rimwe twageraga mu bizamini bakatubwira ko ejo dufite kwizi katuferere muri kwizi interrogation bakatubwira ko ejo turayikora bikarangira ngiye gusura mugenzi wanje kandi twese twarize hamwe nta wasibye nta utaranditse kamwigiraho inshuti yaba yibana nkamwogereza ibyombo kujya ntizikaye nige kuko nawe ntabwo ntiza yari afite kwiga kugejeje adatsindwa. Nabireba nkabona amasomo ni masha mu maso
ndibuka igihe kimwe ndi mu wa mbere sogonderi, diregiteri sinzi ibarura ryari riri kuza, baraza bangezeho bati how are you, bati how old are you, ni fine thank you. Kabe bambaje ngo ufite imyaka ingahe, imyaka usubiza uko umeze, ni sawa. Nigaga kabiri mu cyumweru cyangwa rimwe, ndi minsi nagiye guhiga. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose nikwayizi, ahindura iyo mibabaro mbanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Hagarara shikama, komera, uzabicamo uzabinyuramo, utagira ngo Imana yoreraga abajeyi. The Sangeros, it is a true story, this one. Mugirwa abakire bakomeye cyane, ahunga kubwati nge ntunze amafaranga sahe nubwo nakwibera hano nicaye. Yego. Mfite imyaka 30, nzarinda ngeze mu gihe 5 nubwo atazazigeramo, nkirya ntongeye gukora ndakora. Ariko ibyo byose ni igihombo, turi ku isi, nta mana nta buzima, sinisakaye. Sengesho nibwo bwuga mu buzima. Sengesho niyo nzu yubatse ku rutare. Sengesho kwigira mu ikaye mu amasomo 2-3 mu masomo 10 bagera mu kizamini nkicara bakandika ikibazo cya mbere gishasha, cya kabiri kumwarimu nawe ari kutwiba, cya gatatu, cya gatanu nkabyandika uko babyanditse, nashiraho amazina. Nicanaga n'abana bamenyaga guhisha, ukaba utabirindira ijisho ngo umurebe. Rimwe twabaga turi mu interrogation, yego, kandika ibibazo mbere vuba mbere y'abandi, ngiza nkubika urupapuro unama gutya, rimwe ngaturika nkarira, amarira akajamanuka kuri pipitire, ngasenga ngisengera Imana. Rimwe nkubuka n'impapuro bazijanye ntazijye bazize ku rufa. Naratahaga kubera inzara, kuvugira Imana, abana ubutikanaye dukuna koze iki. Ariko nasenga bigisengesho irakomeza, nasoma inkuru muri Bibiliya, nkabona ukuntu Sara yabuze umwana imyaka hafi 90. Nkumva abandi ubuzima bagiye baranyuramo mu ntumwa za Yesu n'abandi. Burya nanjye uvuga isi kuko nanjye ntake yoba ataratatse. Ariko ubona ukuntu ijambo ry'Imana ari ubuzima butwobora. Ubuzima hari usanisha inkuru yawe n'iyi byabaye ku bantu ati niba Sara ku myaka 90 ategereje umwana yaramubonye, njyewe ndinde utatabarwa. noneho uri kumutwita ukarara umukuyemo. Oh my God, tanga ubutumwa aho hantu, kamuta mu musarani, kamujugunya muri wese. Hari umutegereje imyaka 90, uri kubuza umuntu kubaho ngo nuko wamusamye utabiteguye. Ikintu gihari, wamubyara akakubera ikigeragezo, wanamubura ukageragezwa. Wamubyara agahindura amateka y'ubuzima bwawe yanze guhinduka imyaka umaze ku isi. Naratahaga nkicara munza ababyeyi bansigiye, yari inzu mu nguni, habaga igihe ntiriwe ndasohokera mu muryango, nasohokera mu nguni. Yanzu yashaje,
ngira ngo yari imeze nka nyakatsi. Imvura yaragwaga ntitwikira ikirago, nta mutaka nagiraga. Akabigenzi ko ninjoro iragwa nkaca amakoma abiri hakiri kare kagararana mu buriri, kuko amabati bwari ubuyungiro. Nabonaga nkuraye hanze byanja, ntitwikiraga amakoma, imvura ikajagwa ku ruhande. Ariko ngasenga nkavuga Imana, ntacu udashoboye. Wazuye Lazaro, Yobu wamugiye imbere. Yesu arashoboye we, urashoboye mwami Yesu ndabizi, urashoboye mwami ntacyakunanira, urashoboye mwami Yesu ndabizi, urashoboye mwami ntacyakunanira. Ngo nitugira abacu ngo twiyobore mu byo dukora, dukwiriye twamagariwe gukora umurimo ngo wadutumye hakiri kare. Yego dukomeze inkuru yacu. Kugira mbone icyo kurya nategerezaga ninjoro, saa sita z'ijoro bwabaga ari amanywa ganje. Habaga iki? Nkahaguruka ninjoro nkagenda n'agapaniye, nkaja mu bishimbo by'umuntu nkasoroma intonore. Ibyo byose mbabwira nanyuze. Yesu kura. Nari mfite abaturanyi ushobora guhindura amateka, bari bazi ubuzima mbayemo, ko nta epfo nta ruguru, nta kundi kuntu kubaho. Bararyaga, yemwe n'ibyo nabwaga byamenekaga ntibyabaga biri kure. Ariko si wacurwa ute ngo uzavuge gukomera kw'Imana? Ni ngombwa ngo ubinyuremo. Nkagenda ngasoroma intonore ninjoro, aho nsoromye nkashingura ibishingirizo biriya biti imihembezo, nkaza nkasogora mvuga inimba itahanze ibishishwa. Mu gitondo urabibona, azi ko nta hantu nahinze, uwabuze ibishimbo baraza kundeba, nkabishira munsi y'ibishogoshogo ndaragaho, nabyo bikazuma. Iyo ubishizemo bikiri bibisi bizanaga umuswa. Hari igihe inswa zanyatatse ninjoro. Mbabwirira ukuri ko nagendaga hanze saa 8 z'ijoro, saa 9 ahantu mu ishamba mu ntoki. Ndi kuvuga ndebe wende insina iriho inyamunyu nurire mpaguze ruseri. Hari igihe nuriraga insina nahaguza, nagera mu rugo ngasanga ni inkaje, iki gitoki badateka c'imineke, nkatonora nkashira ku bishimbo, nangiza nkaterekaho ngasinzirira ku mashiga. Rimwe nkanahirima gaca byashiriye byatse cyangwa umuriro gwazimye, aribwo byabimaje kuba imukucu bugaca byapfubye cyana bipfubu. Isaha yo gukaraba nkajya ku ishuri irageze. Akara uri umuntu muri kurwana n'ibyo bintu. Ndubo ntureba mama, ntureba papa, ntureba mushiki, ntureba mukuru. Natekerezaga kuvuga inti mbese nyogokuru yagira icamfasha, nkasanga ahubwo nawe hari abandi bari kumufasha. Mu buzima bwanje nabayeho nihagararaho, nubwo nabaga naburara sinateganyaga kugera iwawe nkabona muteretse ku ziko, abantu bameze utyo, yemwe ukanantegeshwa na kora uko ushoboye ukandinza nk'abana bawe uti mu mucunge ntave hanatariye, nkabaca muri humye nkavuga intinge kubera umuntu umusaraba ugataha utariye kandi wemerewe kurya. Ariko Imana ni mutabura uko ibigenza. Ntekereza ko mbega uburinzi isaha itaragera ntiwava mu mwuka. Ariko nasomaga inkuru za Yobu nkumva ahubwo ndi umukire ndakomeye, ndi igihangare. Imbaraga z'ijambo ry'Imana. Yobu abana barapfuye bireba, amatungo arapfa, byose birashira, rwari bishute. Ubuzima burakomeza
ngera mu wa 4 segonderi, mu wa 5 segonderi, uhamya uzikurinda mana we, uzikurinda hey mana we, warandinze amena, urinda famiye, uzikurinda n'uburandinze, uzikurinda kandi nizeye kuzandinda, uzikurinda. uyu muhanzi wayo Bonanesha twari turaturanye iwacu, urinda gerogwari, urandinda none dore aho ngeze, uzikurinda ndi kwambara karuvati, uzikurinda nkashiramo ikoti sha, uzikurinda nkashiramo umukandara, uzikurinda n'ishati ngatebeza, uzikurinda inara ryaga ubusa, uzikurinda ariko mana we, uzikurinda mana we, uzikurinda. Bijiyo bija sikia sasa, murangica ahantu we, muratuma nongera gukunda urukundo rwinshi Kristo, kuko noneho mana we, mana we, mana we, iyi ni parati. Ndabizi ukunda kwivugira duke, ubundi kugutwara uko nkuzi, ariko ukagaruka. Ubu rero iki kigiye kuba igice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu, turaza kugera ahantu mu gice cya gatatu. Ubuzima bwatangiye gukunda ryari, ariko ntabwo ugiye kubikora. Reka ibi tubireke, ntuzongeye kuntumiraho ibi bintu, ni impamo y'Imana kwingiye. Niko bimeze, ntabwo nzagaruka. Ndashaka ntabwo nabwiye abantu ngo mugiye kumenya Gerogwari, mubona Bijiyo bija yari muntu ki, yavanye hehe n'Imana bageze. Turi kureba ukuntu Imana ikura umuntu ku cyavu ikamuzamura ikamwicazanya n'ibikomangoma. Uwari mwene ngofero akitwa mwene boss. Ngo niki uwayikoreye iyo mana yawe, niki wayihaye iyo mana yawe, niki wayihaye iyo mana yawe, mbese niki wayikoreye iyo mana yawe, abandi baragwengeye urasigara, mbese niki wayikoreye iyo mana yawe. hariyo ndanuko ufite amafaranga, abasaza benshi ndatashe barapfuye urasigara, niki nayihaye iyo mana yawe, hoya ntacyo naguhaye mana yanje, n'ubuntu uwangiriye mana we. Reka ntaye tuzasubira. Ni ikihe kintu kimwe yego ujya wumva umwana wawe atazabura kumenya cyangwa atabura kumenya? Kuvuga ngo iki cyo umwana wanjye wese agomba kukimenya. Kwihagararaho. Kwihagararaho. Mana niguhisha ntuzihishure. Oh my God. Nuba ufite igitenge kimwe uzagifura ucambare, abantu babonaga ari gisha. Upfa kutege buri kibi kitwica kwabira. Naboneka dore mfite akantu kenda kamwe, mwamfasha ariko kwa kugufasha mba ndatashe. Oya ugiye kwihagararaho utahe. Iyo ndi hano buri gihe ntaga ntari sawa mu bwonko, unyibutsaga hahise. Narize turonkome ndayitsindwa. Ikibazo cy'ubuzima, imibereho, ibindi nzabibabwira.